turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikirana kuri iyi channel yanyu ya Nzuri Market. Tubahaye ikaze rero kuri iyi channel ya Nzuri Market, kandi dukomeza kubasaba abatarakanda subscribe, umwe mutarakanda subscribe nimukomeze mukande subscribe, mukore na share kugira ngo mukomeze kubona ibyiza byose tugenda tubagezaho bijyanye n'imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa hano mu gihugu cyacu hose. Ni karibu cyane rero, ni karibu cyane. Murabona ko turi kuri kaburimbo, ahangaha ni mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Gasabo, hano mu murenge wa Gisozi. Ahangaha turiho ni kuri kaburimbo yo ku Gisozi, iyi ngiyi rwose izamuka ku Rwibutso ikaca kuri Yeri kigakomeza za Beritwari ikambukiranya za Kagugu. Ni ahantu rero hari muvoma, ni ahantu hashyushye, ni ahantu heza haba hitegeye umujyi rwagati, ni ahantu haba hitegeye umujyi wose, hafite view nziza. Ni ikibanza rero, ni ikibanza tugiye kubereka, ikibanza cyiza cyane kandi kinini, gikora kuri kaburimbo neza nk'uko mukomeje kugenda mubibona. Iki kibanza kirakorotiriye, nubwo ari igice kimwe, hari igice kimwe kidakorotiriye, ariko tutitaye kuri korotire kuko wanayubaka mu buryo bugezweho. Iki kibanza ni icy'ubucuruzi, ni ikibanza cy'ubucuruzi kuko ni ikibanza cyo kuri kaburimbo, ni ikibanza cy'ubucuruzi ushobora gushyiramo amazu y'ubucuruzi, ndetse si ibyo gusa, ni ahantu ushobora no kubaka sitasiyo ya essence, ni ahantu ushobora kubaka amapartema, cyane yuko ari ahantu hafite view nziza ureba umujyi wose wa Kigali. Ni ahantu ushobora kubaka hoteli, ifite ibyiza byose, ifite ibyangombwa byose nkenerwa kubera ingano yaho. Ni ahantu rero hanini kandi heza kuri kaburimbo, kandi uba witegeye umujyi wose. ngira ngo nk'uko mugenda mubibona, murabona ko rwose ari ahantu hanini cyane. Ahantu rero wahakorera imishinga myinshi itandukanye, wahashyira ishuri, wahashyira ibikinisho by'abana, wahashyira iyo hoteli, wahashyira sitasiyo, icyo wakora cyose cyagenda kuko ni kuri kaburimbo, kandi kaburimbo principal iriya nyine ijya ku Gisozi nk'uko nabibabwiye. By'akarusho noneho hakaba hitegeye umujyi wose. Ahantu rero wakwibaza uti hangana iki kibanza gifite ubuso bungana na metero kare 2,200, hafi 2,500. Urumva ni hafi 1/4 cya hegitari amplis mu mujyi hagati. Ntabwo rero hahenze, ntabwo hahenze ugereranyije n'uko hangana, n'uko ari mu mujyi hagati. Ngira ngo murabizi Gisozi nayo urwego igezeho, ni ahantu hihagazeho rwose. Ngira ngo rero iki kibanza wenda tubamara amatsiko, iki kibanza cyiza kandi kinini kirashaka miliyoni 160 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko abasha no kuganirwaho cyangwa se negociable. Ni ukuvuga ni ibihumbi 160 by'amadolari rwose biri negotiable. Iki kibanza rero wagikunze waduhamagara kuri 0788 48 67 97 cyangwa se kuri 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa kandi ushaka kudusanga aho dukorera hano ku biro byacu kuri Yamaha. Ugeze muri Feruje neza za hano ku Muhima kuri Yamaha, ureba nkusa umanuka nk'ujya Nyabugogo, ureba etage ya kabiri uvuye muri Feruje y'amatafari ahiye mu kuboko kw'iburyo yanditseho Shema House. Dukorera muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu ruhande rureba ku Gisozi cyangwa se mu gikari. Wanadusura ku zindi mbuga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Si ibyo gusa kandi dufite na website www.nzuri.rw.
nimuze rero dukomeze tubahe imari, tubibutsa kandi yuko tubakorera amapura cyangwa se amadizayini y'amazu ndetse tukanayabubakira ku mafaranga makeya rwose. Si ibyo gusa, tubamanagingira n'imitungo itimukanwa y'amazu. Mwebwe muri hanze y'igihugu hari amazu muba mwarasize hano mu Rwanda ugasanga afashwe nabi, abapangayi ntibabishyura, abandi ntimunababone. Ibyo byose turabikemura rwose, tukabashakira abakiriya mu gihe gito cyane kandi tukabafasha no kubakurikirana bya kinyamwuga. Ni karibu rero nawe muntu ufite ahantu ushaka kugurisha cyangwa ushaka kugura, tugane tugufashe. Wowe ushaka kugurisha wirindira cyamunara, niba ufite ibibazo bya banki, niba ufite ibindi bibazo ushaka kwikemurira, wirindira imanza, wirindira iki. Ngira ngo rwose Nzuri Business Group Limited turahari ku bwanyu kugira ngo tubashe kubaha serivisi nziza zose mukenera ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Komeza rero ukande subscribe wowe utarabikora, kandi nawe wabikoze wihwema gukora share kugira ngo n'abandi babibone. Murakoze cyane, turabakunda abakiriya.